Ndabaramukije abari hafi n'abari kure, abari Bwotamasimbi n'abari mu Rwanda, abari hirya no hino, mwahisemo kuduha uyu mwanya ngo tuganire, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza ndashima Imana. Mbahaye uyu mwanya rero nizere ko namwe turi bubane muri iki kiganiro, mbifurije kugubwa neza, mbifurije imigisha y'Imana, mbifurije amahoro n'amahirwe. Niba utameze neza ukaba uyu munsi utari mu bihe byawe byiza, komera wihangane ejo bucyana ayandi, amahirwe yagusekera nawe ukaba mu banyamahirwe byemeye. Reka rero nkubwire ngo kwishima bigira ihame kandi bigira intego, kubera ko ugomba kwikunda no kwiyakira, hanyuma ugakomeza amaso tukayahanga imbere n'Imana kuko ariyo ifite ijambo rya nyuma. Ndagukomeje rero ngo ukomere ukomeze n'abandi, ubuzima niko bumera, uyu munsi ushobora kuba uri guseka, ejo bigahinduka, uyu munsi wababara ariko kandi wiheranwa n'umubabaro, ahubwo reka dufatanye tuganire n'ibitwubaka mu byo uri gukora, ntiza amatwi nanjye nguhe umwanya nkuganirire ibyo naguteguriye uyu munsi. Ubushize duherukana tuvuga ku biryo bishobora gutuma usaza vuba igihe wabifashe ku rugero rwo hejuru, uyu munsi rero naguteguriye ibyagufasha kugabanya gusaza. Niba wagabanyije bya bindi bituma usaza vuba, hari ibyo wabisimbuza kugira ngo urusheho gukomeza kumererwa neza. Abasirimu rero bakoresha anti-aging kugira ngo bakomeze bamererwe neza, bahorane itoto, ukareba umuntu afite imyaka runaka ariko wamureba isura ugasanga ntago bingana, haba hari ibanga rero burya baba babikoreye. Uyu munsi nanjye nakuzaniye anti-aging z'ibiryo n'ibinyobwa ushobora gufata hanyuma ugakomeza ukagira itoto. Hari umuhanzi babajije bati se uwagusubiza ibuto niki wahindura? Arabaseka cyane ati gusubira ibuto byaba bikemutse kuko nta kibazo nakongera kugira. Ubuto ni bwiza rero kongera ukagira imbaraga ndetse ari izo mu mubiri n'ibigaragara inyuma ukabona umeze neza, ni byiza cyane. Birashoboka rero turamutse duhaye umwanya ibyo twaryaga, tukitwara neza, tugaha agaciro ibyo dukora, twarushaho kugaragara neza, umuntu akajya akomeza kuba jeune fille ou jeune garçon, why not? Ndakwakiriye rero ni Devote Uwase, nguhaye ikaze muri iyi YouTube channel, kora share na like na subscribe, hanyuma dukomeze nkubwira bimwe mu biryo ushobora gufata hanyuma ugasubiza inyuma ho gatoya kwihutisha gusaza kwawe. Ubushakashatsi rero buvuga ko uramutse uriye ibiryo bikungahaye cyane muri poroteyine, ndetse ukarya n'ibiryo bifite ibinure umubiri ukeneye, bishobora kukurinda indwara zitandukanye, amakanseri n'ibindi n'umutima. Ibi byose rero reka tubyumve uko ibi biryo bishobora kugufasha kwirinda izi ndwara kuko bikungahaye muri poroteyine ndetse n'ibinure umubiri ukeneye, bikaba bifite kandi ibyo bita amantioxida. Aya mantioxida akaba agira uruhare mu kurwanirira umubiri kugira ngo urusheho kumererwa neza. Ku mwanya wa mbere turasanga amavuta ya olive oil. Aya mavuta ya olive oil rero akaba aza ku mwanya wa mbere nk'amavuta yifitemo umumaro ukomeye kuko nayo akungahaye kuri antioxida. Izi antioxida rero zikaba arizo zirwanya ibisigara cyangwa se ibyakwangiza umubiri, umubiri wacu ugakomeza gukora neza. Bavuga ko rero ibiryo bikungahaye kuri aya mavuta ya elayo birinda bikanagabanya amahirwe yo kurwara zimwe mu ndwara zikurikira: indwara z'umutima, indwara za diyabete, indwara za kanseri zigiye zitandukanye. Aya mavuta rero akungahaye ku byo bita monosaturated fat. Ibi rero bikaba ari ibinure byiza umubiri ukeneye. Amavuta ya elayo akaba afite 73% by'ibi binure kandi bikaba bifasha umubiri bikawurinda gusaza. Aya mavuta ya elayo rero twabwiye ko afitemo antioxida. Antioxida rero zikaba zikora nk'izibasha kurwanya ibyo bita amaradiko. Amaradiko rero ashobora kwangiza umubiri yaturutse ku kirere, yaturutse ku byo twariye. Izi antioxida rero ziba muri olive oil akaba arizo bita tocopherol na beta carotene
n'iyo bita phenolique. Izi zose rero zifatanyiriza hamwe kurinda no kurinda uruhu rwawe kugira ngo urusheho kumererwa neza. Ubushakashatsi buvuga ko gufata ifunguro ryifitemo ibi binure bituruka kuri aya mavuta bigabanya ku rwego ruri hejuru imisazire y'umuntu agakomeza kugaragara neza. Ku mwanya wa kabiri turahasanga green tea cyangwa se icyayi cy'icyatsi. Iyi nayo ishyirwa ku mwanya wa kabiri nk'ikinyobwa kigira uruhare mu gusubiza inyuma imisazire y'umuntu cyangwa mu gutuma yakomeza kugira uruhu rwiza, kuko iyi green tea nayo ikungahaye ku ma antioxida, antioxida arwanya amaradiko. Aya ngaya nayo ashobora gutuma umubiri w'umuntu udakora neza. Ubwo rero green tea nayo ishobora kugufasha kuko ikize cyane ku ma antioxida atandukanye agenda atuma umubiri wawe ukora neza ndetse n'uruhu rwawe rugatinda gusaza. Ama antioxida rero aba muri green tea nayo bita polyphenol, niyo bita galate, niyo bita catechini, niyo bita gallique. Izi zose rero zigira uruhare mu kukurinda umutima, kukurinda ibibazo by'ubwonko, kuba wagira imitekerereze itari ku murongo cyangwa se kuba utatekereza neza, gutuma udasaza vuba ndetse bikanakurinda indwara zidakira. Iyi rero polyphenol iba iboneka muri green tea igabanya gusaza k'uruhu rw'inyuma kuko irwanya imirasire y'izuba ikoresheje rero zino mbaraga z'ama antioxida iba yifitemo. Rero ubushakashatsi buvuga ko kurya ibiryo bikungahaye muri zi antioxida birinda bikagabanya zino ndwara nakubwiye hejuru, kandi zikaba zakurinda no gusaza ugakomeza ufite uruhu rwiza. Niba rero wajyaga unywa iki cyayi utabizi, menya ko gifite ubushobozi bwo kukurinda gusaza vuba ndetse no kukurinda indwara. Niba utakinywaga rero nawe wacyongera mu byo wanywaga kugira ngo urusheho kumererwa neza. Ku mwanya wa gatatu turahasanga fatty fish cyangwa se ifi zifite ibinure. Izi fi rero nubwo zifite intungamubiri nyinshi, zigira n'ibyo bita omega gatatu. Izi omega gatatu rero ziba muri ibi binure biboneka muri aya mafi, zigira uruhare runini mu kukurinda indwara, zikarinda inflammation no kwangirika k'uruhu. Ubushakashatsi rero bwimbitse bwagaragaje ko iyo omega gatatu ikora ku mubiri, ikakora nk'uburinzi, ikakurinda inflammation no kugira ibibazo by'uruhu. Amwe muri aya mafi rero nayo bita salmon. Aya mafi rero ari muri ubu bwoko bw'aya mafi y'ibinure. Aya mafi akaba yifitemo carotenoide, ikaba ari antioxida nayo igufasha kurinda no gusukura umubiri wawe ukarushaho kumererwa neza. Ubushakashatsi bwakozwe rero ku bantu bakunze kugira ikibazo cy'uruhu bahawe aya mafi bugaragaza ko bagize impinduka zikomeye ku ruhu rwabo, kuko rwose byagaragaye ko iyo aya mafi yafashe ugashyiraho na collagen nakubwiye ko ari proteine igaragara mu ruhu cyane cyane, ikaba irinda umuntu kuba yasaza imburagihe ndetse uruhu rwe rugakomeza rufite itoto. Twibutse ko rero iyo urengeje imyaka 25 iyi collagen ituma uruhu rwawe rukomeza kumera neza igenda itakara. Uko itakara rero bivuze ko nawe ukeneye kwiyitaho, ukaba wagira ibindi bintu wongera mu mubiri wawe byagufasha kurinda no kubungabunga collagen. Aya mafi rero akungahaye cyane muri proteine zikenerwa n'uruhu kandi ukaba wakomeza kumera neza. Ku mwanya wa kane haraza izo bita dark chocolate cyangwa se kakao. Izi shokora z'umukara rero zikungahaye muri antioxida nazo bita polyphenol. Iyi polyphenol rero ikaba ari antioxida nayo irwanya amaradiko. Ikaba rero nayo ituma umubiri ukomeza kumererwa neza, ntugire ibibazo by'uburwayi, ibibazo bya diabete, ibibazo byo gutakaza memoire n'ibibazo bindi bitandukanye. Ubwo rero niba waryaga izi shokora cyangwa se ugahekenya amakakao utabizi, menya ko zikungahaye mu cyo bita flavanol. Iyi flavanol rero nayo ikaba yagufasha mu kurinda uburwayi bwose, nayo ikaba ari antioxida yagufasha gukomeza
kugira uruhu rwiza ndetse n'ubuzima bwiza. Iyigwa ryakozwe rero mu byumweru 24 ku bantu bafataga iyi Flavanol iba muri kakao, bagaragaje ko rero bagize ingaruka nziza ku ruhu rwabo ndetse no ku mibereho yabo, kuko bagaragaje itoto ugereranyije n'abandi batafashe izino shokora cyangwa se kakao. Rero nakurarikira kujya cyangwa se nkagukundisha kujya nawe wongera mu byo waryaga izino shokora z'umukara niba wabasha kuzibona. Ku mwanya wa gatanu turahasanga imboga. Imboga rero zitandukanye zifitemo burya poroteyine, zifitemo ibifasha umubiri ariko nta karori zigira. Ku bantu bakunda rero kuba bagabanya ibiro cyangwa se bakora amaregime bashobora kwifashisha imboga. Imboga nazo zifitemo antioxida ku rwego ruhagije, bishobora kukurinda amaso, kanseri ndetse n'uburwayi butandukanye. Ubwo rero imboga nyinshi zikaba zifitemo carotenoide cyangwa se iyo bita beta carotene, iyindi bita lycopene. Ubushakashatsi rero buvuga ko iyi ngiyi irinda uruhu kwangirika guturuka ku mirasire y'izuba, ikaba ari nayo ituma umubiri ukomeza kugira itoto ukamererwa neza. Imboga rero zikungahaye muri iyi lycopene twasanga karoti, ibihaza ndetse n'ibijumba. Imboga nyinshi rero zifitemo vitamine C ndetse n'ama-antioxida bigira uruhare runini mu kongera ikorwa rya korajene. Korajene nakubwiye ko igira uruhare runini mu kurinda uruhu rwawe no gutuma rukomeza kumererwa neza. Rero wakwihata imboga nka za brokoli n'inyanya kuko ibi byose bikungahaye kuri izi antioxida zifasha umubiri wawe guhorana itoto. Kuvanga rero imboga ndetse na olive oil byongera amahirwe menshi yo gutinda gusaza no gukomeza kugira uruhu rwiza. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga flax seeds cyangwa sesame. Sesame rero nazo zigira umumaro munini kuko zifitemo icyo bita linya ndetse zikagira na antioxida bita polyphenol. Iyi polyphenol rero twamaze kuyumva hejuru ko igira umumaro munini mu kukurinda uburwayi butandukanye, ndetse bivuga ko izi sesame zinarinda kanseri y'amabere. Kandi zikaba zikungahaye kuri omega 3 ndetse zikagira n'icyo bita alpha linoleic acid. Iyi nayo rero ikaba ifite umumaro mu kurinda uruhu rwawe no gutuma rukomeza kugira itoto. Ubushakashatsi bwakozwe muri 2009 na 2011 ku bagore bafashe sesame ndetse banisize aya mavuta aturuka kuri sesame, bagaragaje impinduka zikomeye. Ibi bikaba byarakozwe mu gihe cy'ibyumweru 12 kuko babonye ko bagize uruhu rwiza ugereranyije n'abandi batariye cyangwa se batakoresheje amavuta ava kuri sesame. Ku mwanya wa karindwi tuhasanga urubuto bita pomegranate. Ntago nzi uko barwita mu kinyarwanda ariko umuntu uruzi mu kinyarwanda cyangwa naho narukura nanjye aze kubimbwira muri commentaire. Izi mbuto rero zitukura zigira ingaruka nziza ku mubiri mu kurinda uruhu kuko zifitemo T-fiber, zikagiramo n'amapotassium n'amavitamine K. Ibi byose rero bituma umuntu arushaho gukomeza kumererwa neza akagira uruhu rwiza. Izi pomegranate kandi zifitemo flavanol, tannin, phenolic acid na linya. Ibi byose rero ubushakashatsi bwagaragaje ko bigira uruhare mu kurinda no kubungabunga ubuzima bw'umuntu, akarushaho kugira itoto ndetse bikamurinda iminkanyari, uruhu rwe rugakomeza kumererwa neza. Izi antioxida rero ziba muri izi mbuto nazo zituma uruhu rukomeza gukora korajene, ndetse na korajene yari ihari ntizangirike ahubwo zigakoreshwa neza. Ku mwanya wa 8 turahasanga avoka.
Avoka rero ikize ku mafati cyangwa se ibinure byiza umubiri ukeneye, ikagira kandi na fiber cyangwa se amafibre, ikanagira rero n'amavitamine n'imyunyungugu bifitiye akamaro kanini umubiri wacu. Avoka rero kuba ifite ibi binure umubiri ukeneye, bifasha uruhu bikanarurinda ko rwagira ibibazo, kubera ko avoka nayo ifite antioxidants ziri hejuru zifasha uruhu zikarurinda, zikaba zakamurane ndetse zikanasohora imyanda idakenewe cyangwa se zikarinda ko imyanda iboneka mu mubiri yagira uruhare ku muntu. Ubushakashatsi bwakozwe rero ku bantu bafata avoka, bwagaragaje ko rero avoka ari ikintu cyiza kandi kirinda uruhu rwacu. Wagerageza rero kujya ufata avoka ku rugero rwigiye hejuru kubwo warufatagaho, cyangwa se nimba utajyaga uzirya ukamenya ko avoka zigufiteho ingaruka nziza. Ku mwanya wa 9 turahasanga inyanya. Inyanya nazo zikungahaye kuri antioxida bita lycopene. Iyi lycopene rero ikaba atari yonyine, ahubwo harimo na carotenoide, byose rero bikaba bifasha uruhu rwawe ndetse bikanarurinda gusaza imburagihe. Ubushakashatsi bwakozwe ku ruhu rw'umuntu bugaragaza ko lycopene irinda umubiri wawe ingaruka z'imirasire y'izuba kurusha ndetse no kuba wakoresha amavuta ya sunscreen. Ubushakashatsi bwakozwe ku bagore banywa ibinyobwa bifite antioxida iba muri izi nyanya za lycopene, bivuga ko rero bagaragaje impinduka zikomeye. Ibi bikaba byarakozwe mu minsi 15. Avoka rero uretse lycopene ikanagira ndetse n'amavitamine C ndetse na E. Ibi byose bikaba byagufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza n'uruhu rwiza. Niba rero wari usanzwe urya inyanya, wenda usanzwe uzirya mu biryo gusa, gerageza nanone ufate inyanya uzikoremo salade, ubashije kubona olive oil byagufasha, ndetse ugashyiramo na avoka. Ibi byombi uko ari bitatu bituma rero uruhu rwawe rukomeza kumera neza, kandi ni ibintu bishobora kuboneka. Ubwo rero wabyongeraho niba ukeneye ko wakomeza ukagira agahu k'abajene. Ku mwanya wa 10 turasanga collagen peptide. Izi akaba ari nk'utunini abantu bajya barya, dushobora kuboneka mu mafarumasi, hanyuma tugatuma collagen yawe nayo ikomeza kwiyongera mu mubiri, kuko nakubwiye ko nyuma y'imyaka 25 izi collagen zigenda zitakara mu mubiri, akaba ari nayo mpamvu umuntu agenda asaza. Ubwo rero ubishoboye kuba wazibona, kuko zituma uruhu rwawe rukomeza kugira umwimerere utohagiye. Mujya mubona ukuntu abana cyangwa se abakiri bato bagira uruhu rutoshye cyangwa se rufite itoto, ni ukubera collagen iri ku rwego rwo hejuru iba iri mu mubiri wabo. Ku myaka yabo rero baba bashobora kuyikora ku rwego rwo hejuru. Iyo tumaze gukura rero bisaba ko tugira ikindi natwe dukora kugira ngo turusheho kugaragara neza, ntawe bitabera nawe byakubera rero ugize uruhu rwiza kandi ukagaragara neza. Ubwo rero ukomeje kuba wafata ibiryo nka tofu, fishi cyangwa se amafi n'amagi, ibi nabyo rero bikaba byifitemo za collagen zishobora kugufasha ndetse zigatuma amaproteine y'uruhu rwawe akomeza kubungabungwa, hanyuma ukarushaho kumera neza. Mwabyiyumviye rero niba hari ibindi nawe uzi nibagiwe, cyangwa se ibyo wumvishe ntashyizemo, wabitubwira muri commentaire, kuko ibi nibyo nabashije kukwegeranyiriza. Ubwo nk'uko twabyumvishe, hari ibiryo bishobora gutuma usaza imburagihe, ariko kandi nkubwiye n'ibyatuma urushaho gukomeza kugira itoto. Ugize balance rero, ukagira ibyo ugabanya, ukagabanya bimwe byatuma gusaza, hanyuma ukongeramo n'ibi ngibi tumaze kuvuga haruguru, ibibasha kuboneka. Hari ibyo wabona, hari n'ibyo utabona, birumvikana, ariko nka avoka, inyanya, bimwe bigenda biboneka. Wagerageza ukajya wongera imbuto, wongera imboga n'imbuto mu byo waryaga, ukarushaho kumererwa neza. Mwakoze kumpa umwanya, mwakoze kuntiza amatwi yanyu, mwakoze kumpa share, subscribe na like. Imana ibarinde.
kandi ndabakunda, mwiyiteho, mugire ibihe byiza.